Uko bukeye n'uko bwije sinema nyarwanda igenda yunguka abakinnyi bashya, aba bazwi nk'aba akitazi cyangwa se abakinnyi ba filime, gusa hari abawugeramo rukabahira abandi bikanga, nk'uko umuhinzi cyangwa se abahinzi bahinga ntibeze kimwe, nyamaze bose ntako batagize, kuko bavuga ngo uburiye umubyizi mukwe ntako batagize, niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe abakobwa bageze mu ruganda rwa sinema nyarwanda rukabahira kurusha abandi, mbese mu mvugo z'urubyiruko bagafashe. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe topu 5 cyangwa se batanu ba mbere bahiriwe n'urugendo rwo gukina filime kurusha abandi muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese wakoze like, subscribe ngo twinjirane muri iki kiganiro waramaze kuba umunyamuryango wacu hano, kugira ngo ibindi biganiro byose by'ubwenge ntihakajye hagira na kimwe kigucika. Kanze dutangire. Ku mwanya wa gatanu turasanga Irakoze Alliance Vanessa, wamenyekanye cyane nka Maya, aho yakinnye muri filime yiswe Maya ikaba yaranamwitiriwe. Kuri ubu akina muri City Media, filime ikunzwe cyane hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umukobwa ufite igikundo kidasanzwe, dore ko abafana be batajaje kubimwereka, aho bagiye bakirundira ku rukuta rwe rwa Instagram bakamuforoyinga kakahava. Kuri ubu akaba afite hafi 95,000 birenga by'abaforowazi ku rukuta rwa Instagram. Ku mwanya wa kane turahasanga Uwera Judith cyangwa se uzwi cyane nka Judy. Yakinnye muri filime nyinshi harimo nk'Agahinda ka Liza, Vanessa Series, kuri ubu ndetse akaba anakinira muri My Heart kabisa, filime ikunzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, filime y'umugabo bita Kiramani. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Nkusi Linda cyane wamenyekanye muri filime harimo nka Depression Series, Nyabitanga n'izindi filime zacaga kuri Afrimax TV. Uyu mukobwa kandi ikindi wamumenyaho yigeze kwitabira Miss Rwanda, gusa yikuramo ubwo bari bageze mu majonjora. Mbere yuko tujya ku mwanya wa kabiri, ese wakoze like, subscribe, nikore nawe utwiyungeho muri uwo muryango w'abamaze gukora subscribe kuri KTV Skills, kugira ngo ibiganiro byose by'ubwenge bigiye bitandukanye ntibikajye bigucika. Ku mwanya wa kabiri turasanga Alia Cool, izina rye ni Isimbi Alliance. Ni umwe mu bakobwa kandi bivuga ko afite agatubutse cyane mu mujyi wa Kigali, dore ko ari nawe uhagarariye UN Peace Ambassador. Afite ikigo cye cyitwa Alia Films. Uyu mukobwa kabisa w'ikimero gitangaje kuri taye ze nk'iz'igisabo, abenshi muri iyi minsi babyita nyashi. Yatangiye urugendo rwe rwo gukina filime mu mwaka wa 2014, aho yamenyekanye cyane muri filime yiswe Rwasa. Uyu mukobwa kandi ubwiza bwe muri byose n'ibiki, abafana be ntibajaje kubimwereka, aho bagiye bakinaga kuri Instagram bakamuforominga kakahava, aho ubu afite 315 by'aba subscribers. Ku mwanya wa mbere andika muri comment ubwira ati se urumva ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Ukore like ndetse na subscribe. Ku mwanya wa mbere turahasanga Miss Nyambo Jessica, watangiye akina muri filime bise Umuturanyi ya Clapton Kibonge. Ubu yamenyekanye mu zindi filime zigiye zitandukanye harimo nka My Heart, Ibanga, ndetse na filime zigiye zitandukanye zica kuri Big Mind Empire Comedy. Kabisa ni umwe mu bakobwa bagashoboye, ubwiza bwe nk'uko yise Miss kabisa binamusa cyane. Umukobwa mwiza uri kuvugwa mu rukundo cyane n'umuhungu bita Titi Brown. Ngabo rero batanu ba mbere twabahitiyemo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu bakobwa bahiriwe n'urugendo rwa sinema hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimba ubona hari uwo twibeshye cyangwa se
tutashyize muri uru rutonde, komenti nicyo zimaze, andika muri komenti utubwire ati ndabona uyu yari kuzamo. Nshimira mwebwe mwese twabanye muri ikiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye, mwari muri kumwe na Ismail King Bruce JJ, ciao ciao, Imana ibarinde.